Data turagushimye uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe nanone, waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kuturengera, waduhamagariye kudukiza. Kristo ntago wazanywe no kuduciraho iteka, waje kudushaka udukura mu bihanamanga by'ibyaha, tanga ubugingo bwawe ku bwacu. Uyu munsi dufite umudendezo kuko twitwa abana bawe, twarababariwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye kongeye kuturarikira gutinda imbere yawe, kwicara ku birenge byawe ngo tugusukire byuzuye imitima yacu, nawe utubwire ibyo udushakaho. Urakoze kumvise gusenga kose twasengeye imbere yawe, urakoze kongeye kuduhamagara muri randevu yacu nawe, nubihererwa icyubahiro. Witwa Uwiteka Nyiringabo, uri Imana iturwanirira, uri Imana iri mu ruhande rwacu, kandi twebwe wadusabye kutarwana izo ntambara, ahubwo tudusaba kurwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo tugundire ibyo gukiranuka. Turakwinginze mwami ngo dushoboze gukomeza kurwana iyo ntambara nziza yo kwizera, turinde ibyo kwizera, turangize urugendo amahoro, tugundire gukiranuka tutagutakaje. Dore umwanzi araturasa imyambi myinshi yaka umuriro, yifuza kutubuza gukomeza urugendo. Dusabiye abahungu n'abakobwa ubuntu kugira ngo tugwize imbaraga twese dukomeze urugendo. Turabizi neza uri uwo kwizerwa, we watangiye umurimo mwiza muri twebwe, n'ukuri uzawusohoza. Dore rero gukomera mu maboko yacu, dore gukomera ku ruhanga rwacu, dore kudatentebukanya guhora ku ngoma, dukomeze urugendo kuko kunesha ni ukwacu. Ubwo uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Urakoze, utuganirize, uvugane n'imitima yacu, utwimure mwami muri ibihe byo gusenga, udukize kugwingira kose, udukize guhera ahantu hamwe, udukize kubura inyota y'ibyawe, utwigize imbere mukunzi mwiza. Uduhe umutima umeze nk'uwawe Kristo, uduhe umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye gukunda, umutima wuzuye ubuntu, umutima wuzuye kugandukira data nk'uko wabikoze ukarinda ugera mu rupfu. Uduhe gusa nawe muri byose. Umugisha abana bawe bahagurukiye kuba mu mwanya wo gusenga, ubaho umugisha, subize gusenga kumurira neza. N'uyu mukobwa n'uyu muhungu urimo wumva ngo gusenga kwe kutarenga plafond, cyo ni ikinyoma cy'umwanzi. Uduhe kutayoborwa nuko twiyumva, ahubwo uduhe kuyoborwa n'ijambo ryawe. Urakoze mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Urabikwiriye, urabikwiriye, urabikwiriye. Muririmbyi yaririmbye ngo warwanye intambara nyinshi, nta nkuru nimwe yigeze yumva ko watsinzwe. Uko niko kuri, twasomye ijambo rye kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe, nta rugamba twigeze tubona ururimo ngo rutsindwe. Nta na rimwe. Abawe batsindwaga ari uko baguteye umugongo, bagatsindwa kuko bacinze rutababwiye, ariko abagukurikiye bose amaherezo yabo ahora ari meza. Urakoze mwami w'abami, cyubahiro turakikugaruriye kubw'ubuntu n'umugisha wongeye kuduha n'aya mahirwe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza, Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga. Imana ishimwe ko yaguciriye akanzu ukabishobora, Imana ishimwe ko yaguhaye inyota ukabibasha. Imana nibishimirwe. Nkuko tubizi, tuba turi mu minsi yacu yo gusenga itatu, tuyita hamwe n'umwami, minsi itatu hamwe n'umwami, n'ubwo umwami tubana iteka, ariko bari iminsi yo kwigira imbere. Imana ishimwe niba yagushoboje kwiyiriza kubyukira imbere y'Imana muri nibature, kandi niba utashobojwe usaba ubuntu bw'Imana kugira ngo uze gushobozwa. Ntugarukira aho ngaho uvuge ngo birancitse ntacyo ndi bukore. Imana iguha ubuntu n'imbaraga byo gusenga, byo kwibatura saa 11 za mu gitondo. Imana iguha ubuntu n'imbaraga byo kwiga mu ibyo kurya no kwibuza ibirangaza bitandukanye kugira ngo ugire umwete wo gusenga. Imana ishimwe cyane. Amagambo mfite ku mutima wanjye nayo kukwibutsa ko turi ku rugamba. Witegure kurwana ariko no kunesha. Byombi ni ibyacu, ni umugabane wacu. Witegure kurwana no kunesha. Ijambo riba mu Bikorinto ba kabiri, rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Ndagerageza kuvuga ibyo nifuza kuvuga, ni bikunda tubone kandi kanya ko gusenga, bidakunda kandi turakomeza no gusenga na mu gitondo. Abikorinto ba kabiri 10:3 ndetse na 4 haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Iri ni ijambo ritwemeza ko kurwana ko turagira gute, turarwana ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Abantu barahangana, bakabwirana amagambo, bakarwanira, mbese bagahangana n'abantu, umuntu akirwanaho mu buryo bw'abantu. Bibiliya yatubwiye ko kurwana ko turwana ariko tutakwiriye kurwana mu buryo bw'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu,
ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Kuko intwaro z'intambara yacu, intambara yo turayifite, ariko dufite n'intwaro atari iz'abantu, nyamara imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, kuko turi abantu, twambaye umubiri w'umuntu, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Urugero, niba unyanze mu buryo bw'abantu, nanjye ndakwanga. Niba untutse mu buryo bw'abantu, nanjye ndagutuka. Niba ungiriye nabi mu buryo bw'abantu, nanjye ndakugirira nabi. Niba undwanyije mu bucuruzi, mu mwanya, mu kazi, nanjye ndakwishyura. Ubwo ni uburyo bw'abantu. Ariko twebwe ntabwo twahamagariwe iyi ntambara bakundwa. Ntiturwana mu buryo bw'abantu. Icyakora kurwana ko turarwana. Dukwiriye kubyibuka kuko Satani yahagurukiye kutubuza kugera aho Uwiteka adushaka. Niko kuri, niko bimeze. Uwahagurukiye gukizwa, uwahagurukiye kumvira Imana no kumukurikira, hari intambamyi Satani agenda atambika. Icyagushobora cyose kugira ngo ureke urugendo, cyose yagitambika mu buzima bwawe. Ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Icyakora kurwana ko turarwana. Iyo tubiyobewe duhinduka abantu batsindwa. Njye gukoresha urugero ruri mu gitabo cyo Kubara, aho umwami Baraki yarahamagaye umupfumu, kamwita umupfumu Baramu, kugira ngo amuvumire ubwoko bw'Imana. Ibi bintu ndifuza ko bikwibutsa ko nta ntambara iri mu buzima bufatika itateguriwe mu isi y'umwuka. Gutsinda ko mu buzima bufatika ku bana b'Imana gutegurirwa mu isi y'umwuka, no gutsindwa kwabo nako gukomoka mu isi y'umwuka. Umwanzi ashaka kuturwanya mu mwuka, hanyuma mu mubiri dutsindwe, ariko iyo twamutsindiye mu mwuka no mu mubiri turatsinda. Imana ishimwe cyane. Reka dukoreshe uru rugero rugutere kumva no gukanguka, ndetse no kubasha gukomeza gahunda nziza yo gukurikira Imana no gusenga. Kubara igice cya 22, turasoma umurongo wa 6, hanyuma turakomeza mu Kubara 23. Kubara 22 umurongo wa 6 muri Bibiliya yera haravuga ngo, nuko ndakwinginze ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Uyu ni umwami Baraki urimo guhamagara Baramu ngo azamuvumira aba bantu. Ese kuki atarwana atarinze kubavuma? Nuko intambara y'umwuka ibaho. Ngo nuko ndakwinginze ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha, tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uvuma akaba ikivume. Ibi bintu biratangaje. Ni umwami ufite ingabo, uzi ko barwana mu buryo busanzwe. Yumvise amakuru y'abana ba Isiraheli bene Yakobo, yumva ko bagiye barwana bagenda banesha, ariko amenya irindi banga ryo mu mwuka. Uyu ni umuntu utubaha Imana. Wowe wubaha Imana wagombye kubimenya kurushaho. Utabimenye mu gihande cy'ubwoba, ahubwo ubimenye mu gihande cy'imbaraga, kuko ushyigikiwe na Kristo. Aritegereje abona ibyo bagiye bakora mu nzira aho babaciye, aravuga ati aba bantu nindwana urugamba rusanzwe ntabwo ndi bubabashe, ariko nibavumwa umuvumo ukabafata nzababasha. Icyo atamenye nuko Imana iba hejuru y'abavuma, yewe n'abahesha umugisha iba hejuru yabo. Ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha, tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Ibintu mu isi y'umwuka rwose bibaho kandi birakora, ariko Imana ishimwe ko iba hejuru yabyo. Dukomeje mu gice gikurikiyeho cya 23, turasoma umurongo wa 20 tugeze kuri 23. Murabizi Baramu bamwemereye ibihembo kuko yari umuntu ukorera ibihembo kandi abishaka cyane. Nubwo Imana yagerageje kumubuza inshuro nyinshi, ariko aragenda koko ajya kubavuma. Nshima Imana iba hejuru y'abapfumu. Nukuri abana b'Imana ntimwagombye gutinya ubwami bw'umwijima. Imana iba hejuru y'abapfumu. Tekereza ko irahagurukiye kuvuma, ariko Imana igashyira amagambo y'umugisha mu kanwa ke. Intambara yacu si y'inyama n'amaraso, intambara yacu ni iyo gukiranuka. Turabibona ko umuvumo utabafashe kuko bari barimo gukiranuka, kandi turabona ko iby'umwanzi yabashakiraga byaje kubageraho igihe bahindukiye bagatera Imana umugongo. Urugamba rwawe ni rwo kugundira gukiranuka, nta kindi usabwa. Tugahorana amatsiko yo kwibaza abatuvuma, abaturoga, abatugira nabi. Umutima w'umuntu bamwe amatsiko, ariko nagira ngo ubwire ngo bifite umumaro muke. Wabimenya yego, ariko kubimenya n'ubundi ntibizaguhesha imbaraga zo kubitsinda. Ariko utumbiriye Kristo ugasa nawe, ukagira umutima nk'uwe, wamenya baguteye utanabamenya, uzanesha. Turimo turasenga, ariko wifuze gusenga udahusha.
Imana ishimwe cyane. Urugamba rwo mu mwuka rwo ruriho, kandi intambara ihinduka ibifatika mu mubiri ikomoka rwose mu mwuka. Yewe n'izi ntambara z'ibihugu ziba hirya no hino mu bihugu, yego umuntu utazi ibi abyumvise yumva tuvuga abishaka, kuko ibihembo bari bagiye kumuha yabishakaga, yarazanywe no kubavuma ariko ntabasha kubavuma. Kubera iki atabasha kubavuma? Dore impamvu iri kuri 21 ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Ibi nibyo bituma abavuma umuvumo ntubafate. Niyo mpamvu abasenga mu byo dusengera, niyo dusengera igihugu, dusengera imiryango, dusengera abacu, ikintu ukwiriye gusengera cyane ni umutima wawe, ni umutima wanjye, kugira ngo ugundire gukiranuka. Kuko ibyago, amakuba biratunamura bikatwinjizamo ububi, umutima ushaririwe. Noneho ibyo byuho byose byakingutse bikahinduka ahantu umwanzi atubashiriza. Isi yajagajaga hirya no hino ikatuteramo kwifuza kwayo, bya bindi turarikira bitandukanye bitwambura urukundo rwa data, bigahinduka imiryango ituma umwanzi atubasha, tukahinduka abakristo bintegenye. Ahagurukiye kubavuma, kandi biriya bintu uriya mwami yavuze ngo nzi ko uhaye umugisha awuhabwa, n'uwuvumye akavumika byari by'ukuri. Yarafite imbaraga z'umwijima. Abakozi bakorera Sekibi bafite imbaraga, ariko tuhinduka ubwoko butavumika iyo ibi bintu abonye ku bwoko bwa Yakobo ari byo biturimo. Ngo ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibibonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana. Muri make bashorewe n'Imana, bakurikira Imana, aho Imana ibaganisha niho bagana. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe abayakobo n'Abisiraheli bazabwirwa iby'Imana ikora. Imana ishimwe cyane. Reka dusubiremo gatoya ibiri kuri uyu murongo wa 21. Mu bwoko bwa Yakobo umva uko bahasanze, mu bantu b'Imana nta gukiranirwa kuri muri bo, nta bugoryi buri muri bo. Imana idukize ubugoryi. Hari igihe tuba tudafite gukiranirwa ariko tukagira ubuntu bw'ubugoryi, n'ibyanditse muri Bibiliya sindimo gutukana, tukagira utuntu dupfapfanye, uburyo twirwanaho n'uburyo dushakira amasolution nk'uko abisi babigenza, bigahinduka imiryango ikinguye umwanzi atubashirizamo. Imana itugirira ubuntu. Nta gukiranirwa kuri muri bene Yakobo, nta bugoryi bafite. Imana niyo mwami wabo. Muri make barayumvira. Murabizi twese twifuza ko Kristo atubera umukiza, kadukiza urupfu rw'iteka, ariko buriya ntiyadukiza atatubereye n'umwami. Umwami se ni umuntu ufite ijambo ku byemezo byawe, ni umuntu ufite ijambo ku buryo ukoresha ubuzima bwawe, ni umuntu ugutegeka. Kugira ngo rero ibi babasabira bibi, uyu muvumo n'izi mbaraga z'umwijima zibarwanya zitabashobora, nuko Imana ari umwami wabo. Ntibiri ku magambo gusa, ntibabivuze gusa, ntibabyitirwa gusa, ahubwo ubuzima bwabo buyobowe n'iyi Mana. Imana niyo mwami wabo. Muri make barayumvira, niyo ibayobora. Ibi nibyo bidukwiriye bakundwa. Hanyuma baravuga ngo bavugiriza Imana impundu. Muri make bafite ishimwe mu mitima yabo. Umwanzi yajya kukubasha arabanza akakuzuza amaganya no gushoberwa. Ntushobora kurwana intambara y'umwuka wubamye, urambaraye, ukubiswe hasi, kandi bigutukubita hasi suko bidahari. Nukuri tukiri mu isi bizahoraho, bihinduranya amabara, rimwe bikaza biri yero, ubundi bikaza biri red, ubundi bikaza biri icyatsi, ariko bizahoraho. Ntushobora kurwana intambara y'umwuka, ntushobora kuba intwari Yesu yakoreramo wubamye, urambaraye. Dore bimwe mu bituma batsinda, ngo bafite ishimwe mu mitima yabo, harimo impundu. Bakundwa, ishimwe mu mitima n'intwari ikomeye. Nukubitwa hasi nukajya wemera guhera hasi rwose, nukajya wibabarira ngo uvuge ngo urumva ngo nararushye naragowe. Nukuri koko ushobora kuba urushye unagowe, isi yuzuye imiruho n'imibabaro, ariko mu ntambara y'umwuka ntiwemerewe gutinda uheze hasi, kuko umwanzi aza gukoresha icyo ashaka. Imana itugirira ubuntu. Ngo bafite ishimwe, bavugiriza Imana impundu. Nongere nkwibutse mukundwa, ntushobora gutsinda urugamba rw'umwuka urambaraye, ushobewe. Niyo mpamvu umwanzi ahiga umunezero wawe. Arabizi ko umunezero wawe ari imbaraga, arabizi ko umunezero wawe ari intwaro, ariko iyo akurambitse hasi akakubasha rwose uhinduka akabuga akiniraho uko ashaka. Imana itugirire ubuntu. Icyo dukwiriye kwibuka bakundwa, nuko umuvumo w'ubusa udafata. Ntitugire ubwoba, ntidutinye, nusengana ubwoba, umuvumo busa nufata. Umwanzi yakurasa imyambi, ariko ntishobora kuguhinguranya igihe cyose gukiranirwa kutagaragaye mu mutima wawe. Iri jambo riba mu Migani 26 umurongo wa 2 riravuga ngo nk'uko igishwi kijarajara
kirajarajara muri make ntikiri bufata ahantu. N'intashyo uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Bararuga, bazakomeza baroge kugeza igihe bazakirizwa nibagirirwa umuntu wo gukizwa. Abakora Satani bazagumaho rwose. Niko bimeze. Nkuko dufite ishyaka ryo gukorera Imana, nabo bafite ishyaka ryo gukorera Satani. Kereka bagira ubuntu bagakizwa, ariko batagira ubuntu bagakizwa kwanza nabo bari imbata. Bura nta muntu Satani akoresha ufite umudendezo wabyikiza uko ashaka ngo abyivane murekada. Abari imbata abameze nk'umuntu ufashwe ku gakanu. Natagira nabi nawe ntari buryame, natagira nabi ntari buhirwe mu byo yita amahirwe ye. Niba ari udufaranga ashaka agomba kugira nabi kugira ngo abone utwo dufaranga. Abana be kugira ngo abarinde, niba ari umuntu uri mu bwami bw'umwijima abarindisha kugira n'abana b'abandi. N'imbata y'ikibi nawe siwe. Iyo turwanya intambara y'umubiri yo guhangana tuba dutsinzwe rwose. Nkuko igishwi kijarajara n'intashyo kwiguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Abana b'Imana bamwe bajya babiyoberwa bakagenda n'ubwoba n'umutima ucogoye, ariko reka nkubwire umuvumo w'ubusa ntushobora gufata. Rindira umutima wawe mu rugendo rwo gukiranuka. Rwana intambara nziza, nicyo usabwa gukora. Urinde n'umutima wawe, urinde kwangana, kuko ushobora kugira ibyago ukamenya abantu bakwanga, kandi bakwanga bashishikaye. Burya hari abantu bashobora kukwanga buhoro, ariko abantu bashobora kukwanga bashishikaye babikora bashyiramo umwete. None agatima kawe kakagwa mu mutego nawe kakabanga, kakubayeho uba urimo gutsindwa no gucogora. Iteka umutima wawe nuzamuka mu kutanezezwa n'ikiza cy'abandi. Iteka umutima wawe nuzamuka no kwibaza ngo nibo bangize gutyo ngo reka nabo bumve. Ibyo bintu nibihinguka mu mutima wawe. Haleluya. Haranira kurwana intambara nziza yo kwizera, urinde gukiranuka, ukomeze urugendo, kuko Uwiteka naduha umugisha nta muntu wawe utwambura. Nkuko uriya mupfumu Baramu yarazanywe no kuvuma, ariko byanga gufata. Kuki? Nta gukiranirwa kuri mu bwoko bwawe Yakobo, nta bupfumu buriyo, nta busambanyi buriyo, nta byabari bimika. Kurikira Imana yabo ibayobora bajyana muri Egiputa. Imana ishimwe cyane. Rinda umutima wawe. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Haleluya. Iki nicyo ukeneye kwitaho kuruta ibindi, kuko gukiranuka kutubera umutamenwa. Gukiranuka kutubera umutamenwa, ikintu kidukingira mu buryo bukomeye. Ziriya ntwaro z'Imana mugaragu w'Imana Paulo yatwigishe mu Efeso 6 ku murongo wa 14 haravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiriza igituza. Haleluya. Umwanzi arakuzenguruka akabura aho aguca. Uzi ikintu abashaka ni ukuguteza akajagari n'imibabaro hirya no hino kugira ngo ucogore. None nucogora rya shyaka ryo kubaha Imana wari ufite, wa mwete wo kubaha Imana, za mbaraga zo gusenga, none bigende bigabanuka. Kuko bitagabanutse ntashobora kukubasha, ariko bigabanutse arakubasha. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiriza igituza. Gukiranuka ni umutamenwa, ni icyuma kidukingira umwanzi akatubura. Ni koko gukiranuka gukomoka ku kwizera Kristo, ibyo ni ibintu tuzi neza, ariko kutaguhindukiye ubuzima nagira ngo ko amarembo umwanzi yinjira akakubasha abagikinguye. Nari mvuze ngo gukiranuka twirata nuko twaheshejwe no kwizera Kristo, tubarwaho gukiranuka. Ariko igiye gukiranuka mu ntambara y'umwuka mwisi mbuze ko mbitandukanya. Nukuri buri cyaha twasitaraho tukagikora, kuko abakijijwe ntibapracticinga, ntibatura mu byaha, icyakora bashobora gusitara ku byaha. Imana irabitubabarira pe n'imbabazi nyinshi, ariko mu ntambara y'umwuka biguhindukira ibigukamura, ibigucogoza. Nubwo tubarwaho gukiranuka tutakoreye, twaheshejwe no kwizera Kristo. Iyo gukiranuka kutahindutse mode de vie, kutahindutse ubuzima tubayemo, tuguma dufite amarembo akinguye umwanzi tubashirizamo. Mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza kuri 18 harabitubwira neza. Abaroma 6:16 kugeza kuri 18. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Muri make iyo mbaye imbata ya Kristo mbiheshejwe nuko ndimo mwumvira, ubutware bwe nibwo bungenga. Bagakomeza bavuga ngo imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumva ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe mu byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Haleluya. Iyo ubuzima bwanjye mburekeye mu byaha, sindwaniye intambara nziza yo kugundira ibyo kwizera ngo nkomeze gukiranuka. Nubwo nakijijwe, imiryango kuzimu yinjiriramo, imiryango Satani ambashirizamo irakomeza igakingurwa, akancogoza, akanca intege, akanyuzuza ibye mukunzi. Imana itugirire ubuntu.
gutsindwa umuvumo ntibyigeze bibashobora kugeza igihe imiryango y'ibyaha yafunguritse muri bo. Ni inkuru zibabaje ariko nibyo uko byaje kugenda. Mu gice cya 25 cy'iki gitabo cyo kubara, dore ku murongo wa mbere, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Mwibuka ko Balamu yashatse kubavuma, agakora ibintu byose yabasha gukora mu bupfumu bwe, akarinda ataha byanze. Cyaduha data akadukora ku maso. Data udukorere ku maso, maso yacu abone mu mwuka. Turebe uburyo gukiranuka ari umutamenwa, turebe uburyo kurwana intambara nziza yo kwizera aribyo bidukwiriye. Tukura amaso ku bantu, tuyahange Kristo. Mu kubara 25 duhere ku murongo wa mbere, ngo igihe Abisiraheli bari Shitimu batangira gusambana n'abamowabukazi. Abamowabu batambiraga imana zabo ibitambo. Abamowabukazi bagatumira Abisiraheli kugira ngo baze kwifatanya nabo. Hari ibintu dakwiriye kwifatanya nabyo. Muri make hari ibintu tagombye gutoreretinga, korohera, kuko bizakujyana buke buke. Kuvuga iki ntacyo bitwaye, kwicara aha ntacyo bitwaye, ibisubirebye reka n'abandi ryureka ibintu byo gukabya. Abamowabukazi bagatumira Abisiraheli kugira ngo baze kwifatanya nabo. Byatangiye ari ukwifatanya, kuzumva ukuntu bikomeza. Abisiraheli basangiye nabo inyama z'ibyo bitambo, bya bindi bita intonorano muri Bibiliya. Abisiraheli basangiye nabo inyama z'ibyo bitambo kandi baramya imana zabo. Batangiye ari ubutumire muri pati, muri fete, ibintu biri aho bisanzwe, ariko birangira bari inyama zaterekeshejwe ibitambo byabo, birangira baramije imana zabo. Ngo bityo Abisiraheli wumve noneho bayoboka. Iki cyo giteye agahinda. Batangiye batumyobotse bari Pewori mu bice. Nuvuga ngo barayobotse. Batangiye ari ubutumire bitadufasheho cyane, birangira bayobotse. Mukundwa, ntidukwiriye kwifatanya n'ikibi icyo ari cyo cyose. Uyu munsi kwifatanya n'ikibi ntibigusaba kujya ahantu. Ushobora kwifatanya n'ikibi n'amaso yawe, n'amatwi yawe, just na telefone yawe, ibintu bisanzwe. Ariko umwanzi abazi neza ko arimo agukamura. Uko wifatanya nabyo niko bikuzura. Niko niba ari irari warwanaga naryo birikangura. Niko niba ari urukundo rw'isi wari umaze gutsinda, urimo kugerageza kurutsinda, niko bibyutsa urukundo rw'iby'isi muri wowe. Buke buke byatureheje, none birangiye babiyobotse. Imana itugirira ubuntu. Kuri 6 ngo Abisiraheli bakiri imbere y'ihema ry'ibonaniro, Musa abwira abacamanza b'Abisiraheli ati abo mu bantu mushinzwe bayobotse bari Pewori mu bice. Burumva habayeho kubica. Ngo Abisiraheli bakiri imbere y'ihema ry'ibonaniro baririra abishwe. Umugabo w'Umwisiraheli azana Umumidiyanikazi mu nkambi. Musa n'abandi b'Isiraheli babireba. Nuvuga ngo byageze igihe ibyaha binduka ibintu bisanzwe. Uyu mugabo waruzanye uyu Mumidiyanikazi yaraje ngo basambane, kandi n'ubundi barasambanye. Baca imbere y'abantu. Nuvuga ngo hari harabaye gusinda ibyaha ku kigero gikabije, ku buryo nabo bapfuye ntabyitayeho, n'ibyo Imana yabahannye ntabyitayeho. Arakomeje ngo atambutse imbere ya Musa, abantu bose bamureba, agiye kwisambanira mu mahema. Ahahoze hari ubuturo bw'Imana hahindutse isibaniro ry'ibyaha. Byatangiye ku kantu gato ko kwihuza n'ibyanduye, kwihuza n'abatubaha Imana, buke buke. Imana itugirira ubuntu. Ngo Abisiraheli bakiri imbere y'ihema ry'ibonaniro baririra bishwe. Umugabo w'Umwisiraheli azana Umumidiyanikazi mu nkambi. Musa n'abandi b'Isiraheli babireba. Finehasi mwene Eliyazari mwene Aroni umutambyi abibonye ahaguruka mu ikoraniro, ajya gushaka icumu. Yinjira mu ihema ry'uwo Mwisiraheli, amusanga aho yari aryamanye n'uwo mugore, abatera icumu rirabahinguranya, nuko icyorezo cyari cyabateye Abisiraheli kirashira. Twebwe ntiturwana intambara y'umubiri, ntabwo twicana, ariko dukwiriye kugira ifuhe ry'Imana ku bijyanye n'icyaha. Tukiheraho kandi gufuhira abandi bagiye mu byaha biroroha, ariko tukihera umutima wanjye ntutorere. Kuko buriya ibyaha kuba Kristo ibyaha si biri inyuma, ni mu mutima. Igihe hazamutsemo ibintu byanduye, simbitorere nkaborogera Imana nk'ibintu nkiza. Ibi nta muntu bireba, ariko njyewe ndabyumva ko ntannye, ndabyumva ko ntekereje ikibi ku muntu, ndabyumva ko ineza y'umuntu itaniryoheye, ndabyumva rwana nabyo bitaragera naho bihinguka inyuma, kuko imbere niho bipfira. Bimeze nk'ikimungu, uramungwa buke buke. Ntabwo twabara abantu b'abana b'Imana ariko bagenda n'irari ry'ubusambanyi ry'iby'isi imitima, kandi bakumva ntacyo bitwaye. Biragitwaye kandi cyane. Ni urupfu, uba ukinguriye urupfu. Imana itugirire ubuntu. Ngo icyo cyorezo kishe abantu 24,000. Muribuka ko umwanzi wabo Baraki yashatse kubica ntabishobore, ariko icyaha hagati muri bo
n'ikirimbuzi. Ubwabo barapfuye hagati muri bo, ari nta mwanzi wo hanze, nta murozi uzatubasha, nta mwanzi uzatubasha, nta muntu udushakira ibibi uzatubasha, ariko ibiri imbere muri twebwe byatubasha. None imiryango igakinguka, ibyo Satani yashakaga bikatugeraho. Rwana intambara nziza yo kwizera, gundira kwizera umwami, gundira kudakura amaso kuri Kristo, gundira kutagera ahandi hantu ureba. Ni koko dusenge Data tumwereke ibibazo n'ibitugoye, ariko amaso yawe niyo matane na Kristo. Ujye urwanirira gusengera kwifuza gutunga umutima wa Kristo. Intambara ikomeye iri hamwe imbere, intambara ikomeye iri hamwe gutekereza kwacu, ntiri hanze. Bidutera ntibifite imbaraga, umuvumo w'ubusa ntushobora kudufata. Niyo abameze nka Balamu ibihumbi bahaguruka ntibashobora kutubasha, ariko icyo bakora bashaka kuturasa imyambi ngo ducogore. Twakura amaso kuri Kristo tugacogora, tugacogora, tugacogora. Ndakwinginze, erekeza umutima wawe kuri Kristo. Reba abantu bapfuye kubera ibyaha, nyamara umwanzi wabo atarababashije. Ngo icyo cyorezo cyishe abantu 24,000. Hanyuma Uhoraho abwira Musa ati, Finehasi mwene Eleyazari mwene Aroni umutambyi yafushye mu cyimbo cyanjye, ntiyihanganira ko Abisiraheli banyimura, mbese bimura Imana, bayikura ku ngoma, bayikura ku bwami. Ugamburure mu rugendo rwo kurwana intambara nziza yo kwizera. Satani ntago sabawe, amafaranga yawe, si ibyawe. Yego nabi yababonye akabisesera, nyine niko babishaka, ariko arashaka kuwatangira urugendo rw'agakiza, arashaka kunaniza umutima wawe. Yadutera akajagari mu kazi, mu buzima, twumva turajagari, no kugira ngo akwambura imbaraga zo gufakasinga kuri Yesu, akwambura imbaraga zo gusenga, unamuke maze akubashe. Cyangwa ugere n'ahantu unanirwa. Hari abera bananiwe bakavuga ngo byose ni hahandi, ngo byose ni kimwe, kubaha Imana kutayubaha. Koko ko byose ni kimwe. Imana itugirira ubuntu, iguha imbaraga zo kwerekeza amaso ya kuri Kristo, ubasha kurwana intambara nziza. Umugaragu w'Imana Paul yatwandikiye mu rwandiko rwa 2 Timoteyo 4:7 ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi ibyo kwizera. I have kept the faith. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Ntambara zose zikuzengurutse nizo kuko uza gukomera kuri Kristo, nta kindi. Nukomera kuri Kristo uzanesha. Reka dusenge bakundwa. Nta rugamba ruri mu mubiri rutatangirira mu mwuka, ntarwo. N'abawe batanye ni ibintu byawe bitagenda neza, byose bikomoka hatagaragara. Abakorera Satani babereyeho kuvuma, babereyeho kukurwanya. Hanyuma aho babonye icyuho cyo gukorera barahakorera. Iyo bakibonye mu mwanya wawe, iyo bakibonye mu mwashaka, iyo bakibonye muri boss wawe, iyo bakibonye muri kolege wawe, iyo bakibonye mu buvandimwe, barinjira bagakora. Ahantu hose babonye icyuho cyo kukurwanya no kubuza amahoro, barahakorera ngo bakuze amahoro. Ariko rinda umutima wawe, kuko umuvumo w'ubusa ntushobora kugufata. Ariko iyo icyuho kibonetse, wowe ubwawe urirwanya, ukarambarara rwose. Ibyo umwanzi yagushakaga akabigeraho atirutse, nk'uko abana bavuga. Mu minsi yo gusenga, mureke imitima yacu tuyizanire Kristo. Umutima wawe umeze uti? Ese ufite amahoro? Ese urayatakaje? Umutima wawe ufite imbaraga? Umutima wawe unezerewe ibyiza by'abandi? Agatima kawe kameze gati? Ko ariho honyine umwanzi yambashiriza. Ubu nta handi yambashiriza, ni mu gatima kanjye honyine. Niyo mpamvu ukwiriye kukarinda kurusha ibindi byose birindwa. Isoko y'imbaraga iri mu mutima, no gutsindwa no kurambarara biri mu mutima. Twahera mu gitondo ducyaha, dusenya, dutwika, nagira ikintu na kimwe gitwikika, kuko imitima yuzuyemo ibyuho. Ariko umutima urinzwe, iyo umutima urinzwe, gusenga kwacu kugira umumaro. Bibiliya iratwandikira avuga gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, yasenganye umwete. Ikindi, imitima yacu itatureka ikibi, turatinyuka. Ugira ubushizi bw'amanga, umenya neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo waba ufite ibikubabaje, ibigoye, bitaratungana, ariko ugira ubushizi bw'amanga.
reka tuzane imitima yacu Kristo. N'ibiki winjiza bari Abisiraheli bazize gusa kujya mu bitaramo by'amamowabu. Byari ibintu byatangiye ari ibintu bisanzwe. Ntibibaze ko umunsi wa mbere bagiye bahise basambana cyangwa bahise barya inyama zamurikiwe ibigirwamana. Oya, bagiye bakifata bafitanye umubano mwiza n'Imana, ariko buhoro buhoro birangira inyama z'ibigirwamana baziriye, birangira basambanye n'abamowabukazi, birangira batakibihisha, birangira bigiye ku mugaragaro, birangira iby'umwanzi wabo yabashakaho Baraki bibabayeho Baraki yigaramiye. Nibikiwerekeza w'amaso yabo, nibikiwemera bikinjira mu matwi yabo. Ibyo byose bibere ku kwambura umwete wo gusenga. Iteke y'amaso yacu yerekeye ku bitagira umumaro, amatwi yacu tukayategera ibitagira, ntidushobora kugira umwete wo gusenga. Nta muntu ujya ugira umwete ibintu bibiri icyarimwe. Iyo amaso yacu yakuye kuri Kristo tuyahanga ibindi, ariko iyo tuyahanze kuri Kristo ibindi tubireba ducishije muri we, ntibidufate, ntibitwambura imbaraga. Akazi tukareba ducishe muri Kristo, abana tukabareba ducishe muri Kristo, abagabo n'abagore tukabareba tucishe muri Kristo, gushaka amafaranga tukabicisha muri Kristo, ibindi byose tukabicisha muri Kristo, tukagumana imbaraga n'umwete wo gusenga. Ntiwemere ikintu cyose umwanzi abona cyakubasha n'ukuri aragikoresha. Ariko yanjagaritse aha, akanjagarika agasanga ntacyo bintwara, arimuka akantega ikindi gihe nk'uko yabwiye Yesu ngo amutege ikindi gihe. Kristo ari mu ruhande rwacu bakundwa, ariko azaba mu ruhande rwawe ariko wiyemeje ko kubera umwami. Inzira arangira abantu akaba ari yo wemera gucamo. Uburyo bwo kurwana avuga akaba ari bwo kurikira, ariko gukingura bagututse watukanye, bagutonganyije nawe watonganye, bakurakaje bakubashije, mwanza azajya anezezwa nuko ibyo yashaka bikinguka muri wowe bikinguka. Akujeho kuremererwa, nawe ni winyagambuye ngo urwane intambara, akubwiye ati urarushye nawe uraryamye urabyihoreye, akubwiye ati urashonje nawe urariye urabyihoreye. Turi ku rugamba bakundwa, kunesha ni ukwacu, nitwemera kurwana mu buryo Uwiteka yateganyije ko turwana. Data, turi abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo uhamagariye gusenga, abo uhamagariye kwitwa abarinzi ku nkiki, abo uhamagariye guhagarara mu cyuho cy'abacu, abo uhamagariye mukunzi mwiza, kuba maso ku bwacu no ku bw'abandi. Ni wowe biduhamagariye mukunzi mwiza, utugirira imbabazi, uratwizera, uradusengera kugira ngo nitumara guhinduka natwe dukomeze abandi. Turi hano mwami w'abami tukwinginga ngo wongere urondore mu mitima yacu, urebe ibyuho birimo, ibyuho bimaze kuhacika, ibyuho by'imiruho n'imibabaro, ibyuho mwami by'ibyago n'amakuba, ibyuho byo kwifuza no kurarikira iby'isi, ibyatwinjiriye Uwiteka Mana Nyiringabo bikatwambura umwete wo gusenga, bikadukamura mwami. Turabizanye imbere yawe none muri iyi minsi yo gusenga, turakwinginze ngo utwimure, turakwinginze ngo utwigize imbere, turakwinginze ngo ntitugarukire bugufi. Umwanzi araduhiga hirya no hino kugira ngo ducogore maze atubashe ibyo yashakaga ko bitubaho maze bitugereho. Turasenze mwami ngo tugarukeho, turasenze mwami ngo wongere utwambike imbaraga zawe. Turarambaraye mukunzi mwiza, ngwino wongere utwegure kubw'ubuntu bwawe. Yitegereje ubwoko bwa Yakobo ngo asanga nta by'ubupfu, asanga nta bupfumu, asanga nta burozi, asanga Imana ye bayivugiriza impundu. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze mwami ngo tugaruremo amashimwe mu mitima yacu. Twahagara mu cyuho cy'abacu gute tutariho? Twahagara mu cyuho cy'imiryango yacu gute tutariho mwami w'aba? Tugarukaneho imbabazi n'ubuntu. Kura amaso yacu ku bitagira umumaro byadukamuye, kura amatwi yacu ku nkuru z'impfabusa n'ubupfayo ngo zatwambuye ubutware n'imbaraga zo gusenga. Kura imitima yacu ku bitagira umumaro byadukamuyemo imbaraga zo gusenga mwami w'abami. Hindukiza amaso yacu, hindukiza amatwi yacu, kiza imitima yacu yanduye ikinjirwamo n'ububi nyaguhora ku ngoma. Abatwanga tugahindukira kubanga, abaturwanya tugahindukira kubarwanya mwami, tukuzorwamo n'amatsiko y'ibitagira umumaro
bitaro twibaza abaduteye n'abaduteje ibyo byose, imitima yacu ikagotwa. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukaneho imbabazi, tugarukaneho ubuntu. Egura b'itorero, twegure twebwe abitiriwe izina ryawe Mwami. Ongera udukure hasi, ongera udukure mu kurambarara, ongera utwigishe kurwana intambara nziza. Twibutse ko intambara yacu atari iy'umubiri, atari inyama n'amaraso. Twibutse ko tutarwana mu buryo bw'abantu. Twibutse guhagarara Mwami w'abami, kugira ngo uce muri twebwe urengera bene wacu, uce muri twebwe utabara abacu, uce muri twebwe utabara imiryango yacu, uce muri twebwe utabara igihugu cyacu. Turi hano Mwami w'abami, turi hano Mwami w'abami, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Tugaruremo ibyo gukiranuka aho twabitakaje, tugaruremo umutima uboneye, tugaruremo umutima wuzuye imbabazi n'urukundo nk'ibyawe, tugaruremo umutima ugirira abantu ubuntu nk'uko bigira, wowe utaduta, wowe utatureka. Duha umutima utarekura abantu bacu barambaraye. Duha umutima wawe Mwami w'abami, duha umutima wuzuye imbabazi n'ubuntu. Dukiza ububi bwatwinjiriye, dukiza inzangano zatwinjiriye, dukiza amatiku yatwinjiriye, dukiza ibibi, dukiza urukundo rw'iby'isi rwatwinjiriye, rukadukamuramo urukundo rwawe Data. Herekeza amaso yacu kubiri hejuru Mwami. Ongera uduhe kuguhanga amaso Kristo, ongera uduhe kuguhanga amaso Kristo, ongera uduhe kuguhanga amaso, ongera uduhe kuguhanga amaso. Dukomereza amaboko, udukize kunamuka, udukize gucogora, udukize intege nke. Tugarukaho twigishe gusenga Mwami w'abami, twigishe kuguhanga amaso Mwami w'abami. Twambura intege nke, wongera utwambika imbaraga Mwami w'abami, twambika imbaraga, twuzuza umwuka wawe wera. Twigishe Mwami w'abami, komeza amaboko yacu, twigishe gufora imiheto y'umuringa, twigishe kurwana Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukize kurwana intambara y'umubiri ituma rwose umwanzi abinezererwa, ko tutazi aho kurasa, ntitumenya aho gukubita, ntitumenya aho kwerekeza. Mwami wanjye tugarukaneho imbabazi, twuzuza umwuka wawe wera. Duhe kunyoterwa n'ibyawe, twatakaje inyota, tugarura inyota yawe, tugarura inyota y'ibyawe Mwami, tugarura inyota y'ibyawe. Dukize gusenga nk'abarangiza umuhango, tugarukaneho imbabazi, tugarukaneho imbabazi. Twigishe kwiriza mu buryo bukwiriye, twigishe kuguhanga amaso Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukure mu birangaza kubw'imbabazi zawe. Mwanzi aratuzenguruka, ashaka abaconshomera, ashaka abamirabunguri, ibizoho byose bibonetse mu buzima bwacu akabikoresha. Dukiza urukundo rw'iby'isi rutuma tubasha, dukiza imitego y'amafaranga ituma tubasha, dukiza imitego yo gushimwa n'abantu ituma tubasha, dukiza imitego Mwami w'abami, dukiza imitego yo guharanira gushimwa n'abantu aho gushimwa nawe ituma umwanzi atubasha. Reka amaso yacu yerekere kuri wowe, imitima yacu yiharirwe nawe. Duhe gutinda twibaza icyo tuvugaho, aho gutinda twibaza ngo bazaducisha mu ijisho. Mwami, tugarukaneho imbabazi, dukiza ubwibone buri mu maraso yacu butuma tutabasha kurwana intambara nziza. Dukiza ubwibone bwo mu maraso no mu misokoro yacu butuma dutinda kuki abantu bazatuvugaho, bigatuma dupfapfana. Turengera ab'itorero, rengera abakobwa bagiye mu bupfumu, rengera abahungu bagiye mu bupfumu, rengera abera, turengera Uwiteka Mana Nyiringabo. Kubera gushaka kontrole no gutegeka ibintu byose byatumye abitirwa izina ryawe wiyambaza imbaraga z'umwijima. Turengere kubw'imbabazi zawe, turengere kubw'imbabazi zawe. Kuruta uko dukunda abana twabyaye, kuruta uko dukunda abo twashakanye, kuruta uko dukunda iby'isi dukoresha. Mwami, duhe kugukunda kurusha uko dukunda ibyo byose. Dore turazenguruka imisozi n'ibihugu n'ibihanamanga, dushakana amafaranga umwete, kandi waratubwiye ngo dushakashaka ubwami bwawe. Mwami, ntacyo tutakora benshi ngo tuyabone. Izo mbaraga tuyashakana sizo tugushakana. Turengera ab'itorero, turengera ab'itorero, turengera ab'itorero. Duhe kugushakana umwete, duhe kugushakana umwete, duhe kugushakana umwete tuzuke, duhe kugushakana umwete tuzuke. Dore isi yatwuzuye amaso, itwuzura amatwi, itwuzura imitima, itwuzura uko dutekereza, bituma tukamukwamo n'imbaraga zawe nyagura ku ngoma. Tugarukaneho imbabazi muri iyi minsi yo gusenga, tugarukaneho imbabazi mukiza, tugarukaneho imbabazi, tugarukaneho imbabazi kubw'ubuntu bwawe. Twigishe kutagukuraho amaso, duhe ubwenge bw'imigenzereze bwo muri iki gihe cya nyuma, ngo mu gihe cya nyuma hazaba ibihe birushya.
wari warabiduteguje, ariko tubayeho nk'abatabyiteguye. Duha umwete wo gusenga, duha imbaraga zo gusenga kugira ngo ibihe birushya bitatunamura. Kiza uyu mukobwa n'uyu muhungu wanyazwe igicaniro cy'amasengesho akumva ari ibisanzwe. Dukize kubw'imbabazi zawe. Duha umwete, duha umwete, duha umwete, tugushakana umwete mu bicuku, mu bitondo, turi mu kazi. Twigisha ko umutima wacu wiharirwa nawe, turimo dukora, turimo turera abana, turi mu nshingano, ariko umutima wacu wihariwe nawe Mwami. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse ingabo hagati muri twebwe zo gukorana nazo mu gihe cyanyu. Hagurutse abasore bamaramaje kugushaka banyotewe no kuzurwa umwuka wera. Hagurutse abakobwa bamaramaje no kugushaka banyotewe no kuzura umwuka wera. Hagurutse Mwami abantu bazindukira mu byawe, mu magambo yawe, akaba ariyo bibwira ku manywa na nijoro, bikuzura uko batekereza, bikuzura uko bibwira. Nyaguhora ku ngoma, kura amaso yacu ku bitagira umumaro, twongere tuyahange wowe. Umuriganya yasanze Yesu mu masengesho, amurehesha iby'isi bitandukanye, ariko ntiyamubasha. Arambwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umwanzi araturasa tugasanga nta jambo twibitseho. Mwami, dukure mu bunebwe, dukure mu gutsikamirwa, uturengere kubw'imbabazi zawe. Duhagaze mu butwari n'ubushobozi waduhaye, dusenye ibicaniro byose by'umubi bitsikamiye abera muri iki gihe kimeze nk'ubuhenebere, mu izina rya Yesu. Imbaraga zabasabye, imbaraga zasabye abagore n'abagabo bagukorera, bagukunda, bagukurikira, izo mbaraga zabasabye ngo banamuke, tuzisutsemo amaraso yawe, amaruka nk'umuriro ukongora. Zamburwa imbaraga, zamburwa ubushobozi. Imitego izengurutse abahungu n'abakobwa batarimo kureba, imitego iza mu bintu bisanzwe nk'uko ubu bwari ubutumire busanzwe Mwami bw'ubu bwoko butakuzi. Mwami w'abami, kora ku maso yacu tubone, kora ku maso yacu tubone, kora ku maso y'abahungu n'abakobwa babone ibyishushanya nk'ibisanzwe, ibimeze nk'inshuti zisanzwe, ibimeze nk'abakozi dukorana bisanzwe. Hayi Mwami wanjye, kora ku maso yacu Mwami, twe kugwa muri iyi mitego itunamura kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Ongera ubyutse abayiguyemo, ongera ubyutse abayiguyemo kubw'imbabazi zawe. Mwanzi yaduteza ibintu byiza, adutega ibisa n'amafaranga, adutega ibisa n'inshuti, adutega ibisa nk'ibyo twari dukeneye kugira ngo atubashe. Kora ku maso yacu tumenye ibyo dufata n'ibyo tudafata. Kora ku maso yacu tumenye ibyo tubamo n'ibyo tutabamo. Kora ku maso yacu tumenye ibyo twakira n'ibyo tutakira. Kora ku maso yacu Mwami, reka ibinyoma bituzengurutse be exposed kubwo buntu bwawe, maze uburiganya bwa Satani busenyuke, imirimo ye mu bisenyuke, nkuko waburijemo imigambi ya Baramu, umuvumo ugafata ubusa. Turasenze kubwo buntu bwawe bw'ibiduhagurukiye by'uburyo bwose, ibihagurukiye abera, ibibatsikamiye ngo badasenga, ibibatsikamiye ngo badakiranuka, ibibatsikamiye ngo batanesha. Zo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Turahamagara amaraso yawe ngo amanuke nk'umuriro ukongora, azimangatanye ibyo bicaniro byose. Tubyukije abera batsikamiwe n'ubusambanyi, tubyukije abera batsikamiwe n'ikinyoma, tubyukije abera batsikamiwe no gupfukamira amamoni, tubyukije abera batsikamiwe no kudasenga, tubyukije abera batsikamiwe no kudakira, tubyukije abera aho bari barambaraye. Bw'imbaraga zawe zongere zibegure. Mwuka wera w'Imana, nutwikira abo bagabo, nutwikira abo bagore, nutwikira abo basore n'inkumi, bongere beguke mu izina rya Yesu. Abitekerezo byabo byuzuyemo no gukiranirwa mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibegure, be kubyumva nk'ibisanzwe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Abatsikamiwe n'ibyaha by'ubusambanyi no kwikinisha, mu izina rya Yesu izo mbaraga zimenagurike. Abatsikamiwe no kudasenga, abatsikamiwe no kutabasha kwiyiriza, izo mbaraga zimenagurike. Abatsikamiwe n'intege nke mu mutima, abatsikamiwe n'ubwihebe, izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Abambawe n'imbaraga z'agahinda, izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Bicaniro bidushaka bitwegereye biri mu maraso yacu, tuje kwamamaza ko twahindutse ibyaremwe bishya kubw'amaraso yawe Kristo. Amaraso yawe atemba mu yacu, cagagura ingoyi z'uburyo bwose, zabonye akito zikabona uburyo mu maraso yacu mu izina rya Yesu. Amaraso yawe abyambura imbaraga, abimara ubukana. Turasenze ngo ubuzima bw'abera bugwize imbaraga, bube hejuru y'ibibarwanya. Warutsikamiwe wananiwe gusenga, ubuntu bwawe ni bumwegure. Warutsikamiwe wananiwe kwiriza, ubuntu bwawe ni bumwegure. Warutsikamiwe n'imbaraga z'agahinda, ubuntu bwawe bumushyire hejuru y'izo mbaraga. Impundu zongere zuzure mu mutima we, kugucurangira mu mutima we bigaruke mu mutima we, kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Turagushimiye kuri mu ruhande rwacu. Twigishe kutagukuraho amaso, twigishe ko umuntu ahoza umutima ko biri hejuru.
twigisha ko umuntu atamanukayo. Twigisha ko umutima ukomeza kwiharirwa nawe. Umuntu ari mu nshingano nyinshi, ari mu kazi kenshi. Wowe wabikoreye ba Daniyeli, wowe wabikoreye ba Yosefu, uri we ntuhinduka. Dutwikirije amaraso yawe ubuzima bw'abera, abagore n'abagabo bagushaka, abahungu n'abakobwa bagushaka, tubatwikirije amaraso yawe. Bijyabo tubitwikirije amaraso yawe. Imiryango babamo tuyitwikirije amaraso yawe. Aho barara tuhasutse amaraso yawe. Ubukana bw'umwanzi bwamburwa imbaraga iruhande rwabo mu izina rya Yesu. Gutsikamirwa gukurwe ku bitugu byabo, gukurwe muri mayindi yabo, gukurwe ku mitima yabo mu izina rya Yesu. Bahaguruke mu mbaraga, bahagurutswe mu mbaraga, bagukurikire mu mbaraga, bagukorere mu mbaraga, ntibakubitwe hasi ahubwo bigizwe imbere kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Dusengeye abera mu gihugu cy'u Rwanda, dusengeye abitirijwe izina ryawe, dusengeye abagukora hirya no hino ngo begurwe bakomeze urugendo kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Mwuka wera ngwino twuzure, mwuka wera ngwino tuganze aho twakuzimije, tugusabye imbabazi. Ibitotsi byatumye tutakumva tubigusabye imbabazi, kandi turasenze ngo bidukize. Udukize ibitotsi by'urupfu bituma tutakubona, tutamenya imirimo yawe, tutamenya gukora kwawe, tutamenya icyerekezo tujyanamo. Kore ku maso yacu tuzuke, kore ku mitima yacu tuzuke kubw'imbabazi zawe. Udukure mu rupfu, dukure mu gutsikamirwa, mitima yacu yongereye amatane nawe, yumva ijwi ryawe. Dukize kurangara bituma umwanzi atubasha, ntitukimenya kwihererana nawe, ntitubasha gukura amaso yacu ku birangaza. Mwuka wera utugarukeho kubw'imbabazi zawe. Tugusabye inyota, duhe inyota y'ibyawe. Mwuka wera tuguhaye rugari mu mitima yacu, tuguhaye rugari mu gutekereza kwacu, tuguhaye rugari mu byemezo byacu, tuguhaye rugari mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuyoborwe nawe, tukuyoboke, amatwi yacu yongera kumve. Tukure mu rusaku, tukure mu bihinda, tukure mu bitagira umumaro, kugira ngo imitima yacu yomatane nawe. Iri joro turishyize mu biganza byawe, tuganirizwe nawe, twigishwe nawe, udukize ubuhenebere bw'uburyo bwose. Dukize kuba kahebwe bituma tutakumva, bituma duhera ahantu hamwe. Dukomereza amaboko, turwane, tuneshe. Urakoze data, icyubahiro nikikugarukire kuko ugikwiriye. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana iguhe umugisha, Mana itugwirize imbaraga. Dukomeze kuba mu bihe byo gusenga. Turakomeza muri niba turi mu gitondo saa 11, aba ari isaha imwe rwose ntugacikanwe. Mana iguhe umugisha. Dukomeje iminsi yo kwiriza no gusenga. Mana iduhe ubuntu n'imbaraga. Nkuko twabivuze tuzakomerezaho dusengera igihugu. Iminsi 10 yo gusengera igihugu tuzafatiraho ku munsi wa gatatu w'amasengesho. Dukomeze tugeze ku itariki ya 10 duterana mu gitondo muri niba ture kuri Zoom. Imana ibahe umugisha, igushoboze kwiyiriza no gusenga. Genda ugwiza imbaraga. Hanyuma kuwa gatatu tuzasangira igaburo ryera. Kuwa gatatu mu mugoroba uzabitegura aho uzaburi. Imana iguhe umugisha kandi isubize gusenga kwawe. Urakoze kwitanga. Chumami irifuza kukwegera, humura maso y'imitima yacu tubashe kubona
ibyo ukora biratangaje, ubuntu bwawe ntibusanzwe.